Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese abantu tugenda tubana uko bwije nuko bukeye nizere ko mumeze neza. Mbanje kwegereza mwese muri hirya no hino mu turere dutandukanye abantu mugenda mugaragaza ko tuba turi kumwe uko bwije nuko bukeye. Ngewe nkuko bisanzwe murabizi nitwa Niyongira Bernard. Ngarutse rero muri wa mwanya w'ibiriho n'ibivugwa mu gisata cy'iyobokamana, murabizi ko ngenda mbagezaho idonido update uko biba byifashe hirya no hino. Ngira ngo mu nkuru nabahaye yatambutse nabagezagaho uko impinduka zikomeje kugenda zitwara mu itorero ADPR, ariko benshi bakomeje kujya bagenda banyandikira bampa ibitekerezo ndetse abandi bakambaza bati tubwire iwacu naho uko byifashe. Rero ngira ngo mbanze nse nkugaruka mu gato mbere yuko ngera kubagiye batwandikira bari hirya no hino mu ntara. Mbanje gushimira abantu mwese mwagiye munyandikira muri komenti, ibitekerezo byanyu byose ngenda mbisoma kandi muri abantu bagaciro. Wakandika comment nziza, wakandika comment mbi, izo zose zikusanyiriza hamwe mu kutuzanira inyungu cyangwa se ibyiza. Rero mbanje kuba nabwira abantu mwagiye mumbaza ngo mu karere ka Nyagatare byifashe gute. Mbone no kubwira abandi bantu bari mu turere dutandukanye turi hirya y'ururembo rw'umujyi wa Kigali, mbabwire ngo ibintu byose byahereye hano i Kigali. Nukuvuga ngo hari wavuze ngo zitukwa mu nkuru. Ibi byemezo nabasomeye cyangwa se ibi nabatangarije byatangiriye mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, ari naho biri kugenda nyine bishyirwa mu bikorwa. Ariko mbabwire ngo niba ijya kurisha ihera ku rugo, bikaba byatangiriye i Kigali aho muzi ko ari kuri headquarter cyangwa se ku cyicaro cy'itorero ADPR. Bivuze ngo nabari hirya ne mwitegure kuko umusibone ejo bundi iwanyu namwe mukumva izi mpinduka zirahasesekaye. Nukuvuga ngo nabagejejeho mu kiganiro cyatambutse impinduka wenda n'abatari babashije kuba badukurikira. Reka nse nkunyuramo gato ya kugira ngo bamwe na bamwe barusheho kugenda bamenya uko biri kugenda bihindagurika. Habayeho guhuzwa kw'amatorero ya ADPR hano mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Bivuze ngo n'ahandi mwitegure. Amatorero yahujwe n'ahandi hari hafunguye. Nukuvuga ngo aya yasigaye afunze cyangwa se yamaze kwamburwa ububasha bwo gukora, bivugwa ko aya matorero azatezwa akagurishwa ibikoresho byayo byose, haba ibyimukanwa ndetse n'ibitimukanwa. Imitungo yayo yose iyimukanwa n'itimukanwa izatezwa igurishwe mu nyungu z'itorero ADPR. Abantu bose bafite amadiplome ya AD bamaze kuba basezererwa, bamaze kuba badupepera. Natwe turababwira ngo mugire urugendo rwiza, mwakoreye Imana, niba koko ariyo mwakoreye cyangwa niba mwari mwicaye kuri ya ntebe mutegereje umukati. Hari abantu bicaye ku ntebe yizungurutsa bakumva umunyenga wayo, bakumva ko nta kindi kintu cyayisimbura. Ariko hari n'abayicayeho bavuga ngo twebwe niyo batwicaza ku gakeka ariko tukaguma mu murimo w'Imana. Icyo tuzi cyo nuko iyaduhamagaye ariyo kwizerwa. Abo rero nabo barahari. Mbona kubabwira ngo abahamagawe n'Imana mukamuzi ko mwakoreye Imana, niyo babirukana, niyo mwakurwa ku mukati wa none, niyo mwakurwa ku iyo ntebe. Icyo nzi icyo Imana yanditse ku buzima bwanyu kizasohora. Update rero hari icyo twita mutation. Abashumba bagiye bakurwa hamwe ndetse n'abandi bagiye bashyirwa ahandi. Ngira ngo aba ba AD aho bari hose bamaze kuba bakurwaho. Umushumba wese wari ufite diplome ya AD hano mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, ibyemezo byamaze kuba akasamutwe, bamaze kuba basezererwa. Hanyuma rero ese aha havuye aba batari bujuje ibyangombwa hasigaye nde? Nukuvuga ngo hari ahantu hari amatorero afunze yari afite abashumba bahagarariye amatorero afunze, ari no bari bafite ama AD. Bivuze rero ngo ayo matorero kubera ko yamaze guhuzwa nandi, abangabo nibundi ntabwo ahangaho hakeneweho umushumba. Mu gihe rero hadakeneweho umushumba kuko nibundi amatorero yabafunze, nta bintu byo kwirirwa uvuga ngo barahaza n'undi mushumba kuko ayo matorero yabo nibundi yagiye guhuzwa n'ahari hafunguye hemerewe gukorerwa cyangwa se hujuje ibisabwa. Aha rero hujuje ibisabwa hari no guhabwa umushumba wujuje ibisabwa.
hanyuma rero icya kabiri, ni munega amatwi mbabwire uburyo byagiye bigenda. Hari abantu muraza gutungurwa no kumva bamaze kuba bahabwa amatorero batari bafite aho bari gukorera mu itorero. Ibyo ngibyo nabyo byabaye ni impinduka ziri kugenda zigaragara hano mu itorero ADPR, aho muraza gusanga urugero rwiza rw'umuntu wahawe itoro cyangwa se wagizwe umushumba akuwe muri korari, bivugwa ko yari umuririmbyi muri korari Hoziyana ibarizwa hariya muri Nyarugenge. Hanyuma rero byifashe gute? Abantu benshi bari kugenda bampamagara, abandi banyandikira, abandi bambwira ngo twoherereze urutonde, abandi bagira bate, ariko mu by'ukuri icya mbere cyo nuko mbakunda, mbahoza ku mutima. Nababwiye ngo ndi hano ku bwanyu, ariko namwe muri ahangaho ku bwacu. Icyatumye tuboneka hano nukugira ngo tugende duhana ibitekerezo nk'abakristo, nk'abana b'Imana turi mu rugendo rujya mu ijuru. Mbanje gusuhuza abashumba mwese mugenda mu mamagara, munyandikira, mumbwira ngo turagukurikiye, turagukunda, n'abandwanya mwese Imana ibahumugisha buriya, kuko na Yesu ntago yegeza aba mu isi abantu bose bamwemera. Hari abamurwanyije kandi mu bamurwanyije hari harimo abashumba. Rero abashumba mundwanya namwe ndabasuhuje, mbifuriza gukomeza kurama kugira ngo muzabone ibyiza Imana igiye kungirira hano kuri buno butaka bw'u Rwanda. Hanyuma rero hari n'abandi bagiye bari hirya no hino bari kugenda bibaza ngo ese nyuma y'ibi hazakorwa iki, nyuma y'izi mpinduka hari iki giteganyijwe. Reka mbabwire ngo hari amatorero yarafunze agiye gufungurwa, ariko hakaba ari yayandi yujuje ibisabwa. Amwe twabwiye ngo nimukore insengero zanyu, ibisabwa byose mu byuzuze, nubwo afunze ariko bakaba baramaze kugaragaza ko bakoze muri bya bindi babwirwaga bagomba gukora, bikaba byaramaze gutungana. Hanyuma bagasurwa bakabona ko urwo rusengero rwemewe, igihe n'igitoya rugafungurwa. Mbanje gushimira mwese mwatunganyije insengero zanyu, nyuma yuko insengero zanyu zifunzwe ariko mukabwirwa kuzitunganya mukabyubahiriza. Nyuma y'ibi ngira ngo mwamaze kongera kumbaza ngo bizagenda gute. Nababwiye ko kwa gatanu hari inama iteganyijwe, izahuza abayobozi cyangwa se abakozi bose b'itorero ADPR muri paruwase ya Gasabo. Iyo nama ikazaba kwa gatanu. Nteganya rero ko izavamo ibindi byemezo nabyo bishobora kuzaba byiza cyangwa se bikanaba ibisharira, ariko ndahamya neza ko bizaba ari byiza. Hanyuma kuwa mbere nabwo hari inama izaba hano mu itorero ADPR muri paruwase ya Nyarugenge ndetse no muri paruwasi ya Kicukiro, nabo bafite inama kuwa mbere. Izo nama zizavamo amakuru nayo abantu twiteze. Harimo impinduka zigiye zitandukanye. Abandi baribaza bati bizaba bimeze gute. Reka nongere ngaruke kuri gahunda itorero ADPR ryateganyirije abanyarwanda bose. Ni ukuvuga ngo hari igiterane ADPR yateguriye abanyarwanda twese cyitwa Rwanda Shima Imana. Iki giterane cyatangiye ku itariki ya 9, aho cyatangirijwe mu matorero hirya no hino, aho abanyarwanda batangira gushima Imana aho ikuye u Rwanda naho igejeje u Rwanda. Ikiro ni igiterane cyabaye kiri bumare icyumweru, cyitwa Rwanda Shima Imana. Cyatangirijwe rero mu matorero yose y'itorero ADPR ndetse n'abanyarwanda mwese aho muri, mbono kubabwira ngo mukomeze mwinjire mu mwanya wo gushimira Imana dushingiye aho twavuye naho tugeze ubu. Ni igihe cyo gushima Imana. Rero nkuko byatangijwe ku itariki ya 9 mu matorero yose, abantu bari gushima Imana birakomeje, kuko ejo bundi ku itariki 15 ngira ngo kuri 15 nibundi hari igiterane, nibwo Rwanda Shima Imana izabera muri stade Amahoro. Abantu mwese murararitswe, abakristo b'itoro ADPR murararitswe, ariko n'abandi bose nta muhezo, nkuko tubizi ko buri munyarwanda wese yemerewe gushima Imana, kandi ko nk'abanyarwanda twabonye Imana ihindura ibintu mu buryo bumwe ndetse n'ubundi.
ngaye nguko yari update nabahaga abantu bari kugenda bambaza mu gikari namwe Imana ibaho umugisha ariko mbona kubabwira ngo turabakunda kandi mujye mubana natwe mbabwira ngo ibiganiro byacu mujye mubikurikira uko bwije nuko bukeye tugenda tubagezaho update yuko byifashe impinduka umunsi ku munsi zo zirakomeje. Ese hazaba iki nyuma y'izi nama zigiye kuba nyuma y'inama yo kuwa gatanu na nyuma y'inama yo kuwa mbere hazaba iki? Nize impinduka zindi twiteze hano nk'abakristo. Abakristo bo na niyo mwanya bakomeje kuba ku mavi ariko bamwe mu bashumba cyane cyane abari bafite diplome za AD bo bakomeje kurira bitewe nuko bambuwe umukati. Ngaye nguko hari ubutumwa ndi kugenda ngezwaho aho bamwe bafite impungenge bavuga ngo nyaboneka ko hari kugenda hava abashumba bamwe bakurwaho abandi bakurwaho byifashe gute aho umushumba dukunda runaka nawe nagiye kugenda. Reka mabwize ukuri nimba atujuje ibisabwa rwose muwe mumupepera mumubwire muti wabanye natwe mu bihe byiza ndetse nibibi ariko kumana nta kibitwibuka. Hanyuma ariko nibuzi ko yujuje ibisabwa reka tuvuge ngo haracyari amahirwe ya 80% yuko ashobora gukomeza gukorera mu itorero ADPR. Hanyuma reka mbashimire mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Wifuza kutuvugisha kutwandikira kuduha ibitekerezo cyangwa inyunganizi mu biganiro tugenda dukora aho munsi hari nimero zanjye ariko nibundi waduhamagara kuri 078 undi 8 497 nitwe Nongera Bernard ni kwijwi ry'abanzi TV. Mugire amahoro y'Imana kandi mukomeze musengere itorero kugira ngo izi mpinduka zikomeze zigende zikomeza kutuzanira ibyiza gusa bituma tutava ku Mana. Mugire amahoro y'Imana, umunsi mwiza.